Yes, this is Kimbi TV comedy again. What is no mbaza ngo uyu munsi tubazaniye iki inkuru yakasamutwe. Guys, no ndumva mfite umunwa ndumva cyaka kuvuga mbaza ngo ndashaka kuvuga kuki. I'm going to talk about more thing guys. Banza ukore subscribe, ukore like, comment na share, ubundi umbaze icyo ushaka, ubundi umbaze ngo bimeze bite uyu munsi tukaba twagiye gusura umutaramu wacu, umutaramu urimo urabica bigacika muri iminsi, wigize umukire, wigize umumilioneri, ariko tugiye kuganira ku bintu byinshi bigiye bitandukanye guys. Tugiye kuganira ku bintu bitandukanye nkuko mubibona rero murabona hano aragenda abibwira, turagenda tumubaza byinshi cyane, ariko uyu munsi tugiye kugenda tuganira ku bintu bigiye bitandukanye birimo abantu batakeneye gufasha abanyemano bakizamuka, barimo abantu bahitinze cyangwa bagafashe bakenera ahubwo kurya abantu, kurya ibiceri by'abantu. Guys, reka rero tuguhereze ikaze aha kuri King B TV comedy, and then uje kuri YouTube nanone usakinge YouTube yitwa Time TV 250, ubundi ibintu bikomeze bigende biba uburyohe. Guys, turabakunda cyane. Yes, watangira utwibwira amazina yawe witwa? Amazina yo kuri YouTube? Amazina yawe man, amazina yawe y'ubusitani. Amazina yanjye bwita ababyeyi banyise. Yes. Ni Izimam Theotime. Aha Theotime ni bimeze bite mu mujyi wa Kigali, ubuzima buragenda? Man, ibintu ni munamutima mubi. Ibintu ni fresh. Oya turagaragara n'abantu barabibona. Abantu babona gose urasa neza, bize fresh kabisa. Nago umeze nkuko ubushize wari umeze. Warabyibushye gaske, ibintu bimeze neza cyane. Ibintu bimeze neza cyane. Ni abandi babandi batuma abandi badatera imbere, sibyo? Guys, no, Time ndamwe ngo yarabyibushye, ahubwo yoboka gym yo gukora iki? Yoboka gym reka urimo urabyibuha cyane ariko abakobwa dukundane mukundane n'abakene ndahari. Guys, nakari gaciyemo. Aha Theotime, uzi ikintu nshaka ko tuganiraho uyu munsi? Ntago nyizi. Naje ariko ndashaka kugira ngo tuganire ntago nyizi ku kintu man kibabaje. Uruhande rumwe kirababaje kandi kirimo n'isomo rya danje man. Nyine nkanje man banagiye nyura mu bintu byinshi bitandukanye, ariko ni bigagenda bifaringa ku mande zimwe na zimwe kubera abantu man. Ndagira ngo tuganire ku bantu. Niki wowe uvuga ku bantu muri sinema nyarwanda cyane niho biri, cyangwa se mu bintu bigiye bitandukanye, haba n'umuziki, haba filime, haba comedy ndetse n'ibindi. Niki uvuga ku bantu badashobora gufasha abana bafite impano, cyangwa se abantu bari hasi bafite impano zo kuba bagaragaza ibyo bafite cyangwa se ibyo bazi? Niki ubivugaho? Ubundi ndahita nkubwira impamvu, ndahita nkwibutsa ikintu. Yes, sinzi icyo impamvu bimbaje ibyo bintu, sibyo? Ariko gufasha ubwire urageze mu bibire n'abantu badukurikiye nabo batubwiye muri comment kuri King B. Njenge kuba ubutumu bugira ngo ugerageze ubabwire kabisa. Gufasha ni ibintu biba bikurimo wowe, sibyo? Abantu nago baratandukanye, abantu bateye kimwe, hari abafasha abo ngabo ukagira ubwoba bwo kujya kumubwira ngo uti wanzamure, sibyo? None wa wundi ugiye kubwira ngo akuzamure ari wowe wiyemera, sibyo? Sinzi impamvu wari ubiteye, ariko ikintu navuga ni impamvu ngewe narimbi kubwiyeho. Rero ngira ngo uzi story, hari story ngewe muriyeho n'abantu barenze wowe cyangwa barenze undi yabaye wigeze kubaho ahashize. Umuntu umwe ntanubwo ngombwa ko turi buvuge, ntago mbizi, ntanubwo ari ngombwa ko turi buvuge hano. Ndabizi wowe urya imboga n'ubundi, wowe imboga ntago ushoboye gufata ukuri ngo gushyire hanze cyangwa se ngo umene umuceri. Ariko njyewe ndi hano kugira ngo mene umuceri. Nawe umena, sibyo? Njyewe nta muntu ninya na n'umuntu nsenga ku buryo natajya kuri kamera. Abantu mumurikiranye kwa King B, ngo mene umuceri. Uretse nyine gato, ndakumva. Nubwo ari kuri channel yawe reka ngucecekeshe. Oya ntacyo cece ngo ayikaze. Abantu murikiye kuri channel ya King B TV comedy, sibyo? Ndagira ngo mbabwire, udafite umuntu kuzamura, kora ibyawe bazaze baguhige. Ese uragenda ukurira mu bintu by'abandi nkandi mani bro, hanyanyaza ibyawe ubundi abandi bate mu bigori. None se ndetse gato mubaza uko twahuye ubushize ko wari uri kubivuga, ni kuri kumbona
oya naga ariko ndi kukubona none se uretse gato ibanga se niri nago nzi wenda ibanga niba ari uguseka cyane ari gukora iki ariko banza wumve ahubwo mwene mufite fikira zimwe za danje mani ngiye banza wumve ikintu nashatse kuvuga ngiye ikintu nashatse kuvuga nago urimo uragisobanukira icyo gihe nashatse kuvuga ahubwo hari abantu bagerageza kuba basikama urumva akakwereka buryo cyazagufasha ahubwo akeneye kugira ngo akunyunyuze na hitiye wari bifite ayigukureho urumva urugero urumva njye ntabwo njye ry'imboga njye mvugisha ukuri harimo ntabwo twinjira mu buzima busanzwe bwe wenda ntabwo mvuga umugore cyangwa n'iki ariko ntabwo ry'imboga yo guys njye ngira murabizi ko ndi umusazi ntabwo njye ry'imboga ndawumenye umuntu witwa Goreti ukina mu muturanyi niyo yambona n'ubu ndacyari hasi ramani njye ntabwo ndi hano ngo ninye ngo ndabura kubimubwira cyangwa ndabura kubivuga urumva yagerageje kudusikamanya aho n'abantu barahari baraza gutera comment uraza kubibona yaragusikamye yagerageje kutuzanaho ubusikamu nyine yaragusikamye ntago ari njye nyereka nawe ahubwo uretse ko nyine yagwaye igiti wowe yagwaye uretse gato nta ruswa yamaye wowe yagwaye ruswa mamagara umuntu mubaze mamagara umuntu mubaze mamagara umuntu mubaze mu muntu twari kumwe nawe mamagare muretse mbanze mbabwire muretse mbanze mbira abantu mamagare umuntu reka mbanze mbira abantu sibyo boro twari tugiye gukina ntago zigeze ntago zasohotse sibyo yego kubera iki zitasohotse impamvu sibyo impamvu ni ingi ntago umuntu tuba tuzi projet ze afite pe birumvikana amafaranga twari yatanze nta nayo nishyuje ntago yishyuje hanyuma niba utarya imboga kuki udashaka gusasa inzobe banza wumve nyine ngewe nega amatwi ndakumva jewe cyane Gorete aho uri nukubera iki gatoya nukubera iki twatanze amafaranga susore ibihangano mwakoze twari twakoze nako twakoze deje byatewe uretse gato ntabwo wari urimo oya ko wavuze ko wavuze yerekana ivuga ibyane ntabwo wari urimo ndakwereka na sample ngiye kunarindi ntabwo wari urimo ndakwereka sample yenda kwereka sample ya casting no urafata ibyo wakoresheje telefone imba uje gushungera ikintu nataje nakibariza Gorete nukubera iki sibyo ninjya kwizaniye uretse gato sibyo nukubera iki wowe ukoresha abantu tugakora ball warangiza sushire ball hanze nayisohora abantu bazikunde ubu se nibya ninyera kubwiye ngo ahubwo arakandi kantu natunguye arakandi kantu natunguye yagiye kuri TikTok akora live aransebya ntago ari we gusa yasabye aransebya mani bro ndebe look the shit kumangani wa yago n'uburyo uvuga uti ngo bomba kanatinage abira nje ntago nzi kubivuga nani ndabiguhaye nyine niyo mpamvu nakubwiye ngo urumva abantu guys musupporting impano without nothing nta kintu ni kimwe bivuga ngo uti nta kintu ugendeyeho ese reka mbanze mbabaza abantu mu murikije ntago uzi kwagitinga umuntu akuzanye muri boroze sibyo ntago uzi kwagitinga aho ngaho urimo uraca urubanza ubanyemana uretse ntajyo ijambo nuze ko hari ijambo aha ngaha urimo udurwaye n'ibituntu aho ngaho urimo uraca urubanza urumva kubanyemana ariko dore ikintu ngiye ndimo ndakubwira urumva niba wenda uri umuntu pe Imana yaguhiyemo imiyaga ugakora ibintu bigakunda urumva genda ku mihanda hari abana bafite impano ugenda muri quartier hari abana bafite impano barahari wese iyo mpano urayifite jewe mfite impano zirenze zimwe ariko sinjye nta nubwo nkeneye support nta muntu nkeneye kafasha nyine nuko ndavugira abana uretse nyine barahari uretse gato barahari bafite impano hari umuntu ukuzana muri boro ye ariko yakugeza muri boro ye bikaba ibintu bikazamba ukabona umwanya uri kumutaho uba umaze gukora ibintu bigaragara niyo mpamvu bano bantu nge natabacira urubanza umuntu ukeneye gukina filime ajye yishyura ubundi bamuteho wa mwanya ko kavuga ngo warishyuye reka nkwe n'Imana ariko ikindi baretse gato abantu badukurikiye baze kutubwira muri comment